Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize kugira umunsi mwiza cyangwa se igicamunsi cyiza mwe mudukurikiye muri ahantu hirya no hino hagiye hatandukanye mu Rwanda, East African cyangwa se ku isi no muri Amerika badukurikiye muri states zigiye zitandukanye. Reka tubifurize gukomeza kugira amahoro y'Imana kandi mugire umunsi mwiza. Turi kumwe n'abatumirwa, turi amacana zagiye atandukanye, turi kumwe n'abatumirwa babiri, utwasamutwe tubiri. Hari Profete Noheli Byukurabagirane, mvuga butumwa uzwiho ubuhanuzi ariko bigaragara nk'ubutekamutwe, ariko mu buryo bw'umwuka ngiye hari amakuru mfite yuko abo yahanuriye bose byasohoye. Ariko washingira ku makuru amuturukaho nabwo ugasanga ni Sekibi wigendera. Biravugwa yuko ashobora kuba yaratikuye umugore w'umuntu wari inshuti ye. Ibyo ngibyo ni ibintu mwagiye mukunda kubona. Uwitwa Profete Noheli Byukurabagirane sinzi n'ibiryo zina rikiri muriho. Turi kumwe kandi na MC Imenagitero, mwagiye mumubona mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye, by'umwariko nko gusohora abageni, nko kwemusinga amakwa agiye atandukanye n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Urugero nko influencing ibintu runaka, mu content creator. Yitwa Rwiyemeza Mirimo, umwite umusizi, mwite akasamutwe kasongoyihwa. Turabakire mu izina rya Yesu. Murakaze cyane. Amina, natwe turanezerewe mu izina rya Yesu. Uwabareba yabona mufite akanyamuneza, ariko sinzi niba mu minsi hashize twabonye muri gushondana nk'inkoko zihuriye ku migina y'inswa, none aka kanya muricaranye bimeze bite? Kambanza kakasa mutwa bari kubanza. Ubundi ni gute umuntu ashobora kurongora umugore wundi bakongera bakanicarana? Konzi kica ari ikintu gikomeye cyane, nyine umugabo atapfa kwihanganira. Ni gute umuntu akurongorera umugore mukicarana? Imenagitero, ubwo niwe ngezeho. Urakoze cyane muvandimwe. Reka mbonereho nanabashimire kuba mwadutumiye kuri uyu munsi kugira ngo tuganire ku macana atandukanye ari hano. Yes. Yewe harimo n'izacu, Imena TV show, TV show n'izindi. Yes. Wenda ntari buze kumenya amazina yazo. Rero tubahaye ikaze kuri uyu munsi. Mbonereho nanababwire ko nagize isabukuru. Yes, happy birthday to you. Guys, mbere y'ibindi byose tugiye gufatanya n'abanyamakuru bose bari hano, banyirize kamera zose nubwo zitari bugaragare. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Imena. Happy birthday to you. Thank you so much. Yes, happy birthday to you, Imenagitero. Imana igumugisha cyane. Akunkubuje imyaka ingaho utatubeshye. Ni nk'ikiyoni ndakurabisha. Asaze y'imbere y'umugabo. Asaze y'imbere. Urakoze munyamakuru Rukundo y'Impaya. Nago Urabamwita Rukundo y'Impaya. Ntabwo ari myinshi cyane, ariko nta nubwo ari mike. Ariko ndimo ndasatira 40. Urumva rero ko twashaje mwana. Iyo mikoro y'impereze murafukoresha imwe mwinshi. Yes. Urumva ndimo ndasatira 40, urumva ko birimo kugenda biza. Ubwo rero nashatse ko uyu munsi navutse buriya isabukuru uri mushya. Nubwo abantu bajya babyitiranya, iyo uri kwizihiza isabukuru biba bikwiye ko hari n'ibintu bigomba kuba bishya ku buzima bwawe. Yes. Imyaka iba yaratambutse umuntu aba yizi, ariko iyo umuntu ashigaje ntabwo aba yizi. So rero ni byiza ko imyaka umuntu aba asigaje ari byiza ko ayikiranukamo cyangwa ayibamo inyangamugayo. None waje kwisanga gute Noheli yakurongoreye umugore nk'uko twabyumvise? Cyangwa wenda mutuzaniye andi makuru mashya atandukanye n'ibyo twarebesheje amaso yacu? N'andi makuru nizaho gato mbyivugira n'ubundi wowe ufite ubwoba kandi njyewe Imana amaze ubwoba. Hanyuma nk'uko umunyamakuru niyo Patrick Nganza bivuze, ni ukuvuga ngo habayeho ikintu cyitwa scam. Yes, scam. Cyangwa se ikinyoma. Tubeshya abanyarwanda, tubeshya isi yose, tubeshya abakunzi bacu. Satani aradutera natwe turitera. Hanyuma habaho kubeshya abanyarwanda ko nashatse gutereta umugore Imenagitero nkamuheheta ngo musambanye.
ariko tubikora tugira ngo turebe abakunzi dufite muri iyi si turebe n'abanzi turebe abafana turebe n'abantu bahagarara natwe tugeze mu minsi y'ibihe bibi wenda ukiri aho ngaho arakanavuze ni ukuvuga ngo iki kintu nubwo twagikoze muri ubwo buryo ariko abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo inshuti n'uwo mugendana ntagusige waterwa akagutabara warwara akagusura wagira ibyishimo mukishimana abantu benshi rero bari bamaze iminsi bavuga Noheli ntacyo azakumarira, Noheli si inshuti nziza, Noheli si umuntu wo kwizerwa, abandi bakabwira Noheli imena gitero si mwiza ku buzima bwawe. Turavuga ariko ni iki gishobora kutwereka ba bantu bashobora guhagarara natwe muri bya bibazo, abashobora kujya behind bakavuga ibindi, mbese dusa nk'ababasembura. Ni ugutera ibuye rimwe mu gihuru kugira ngo urebe igiturukamo. Haturutsemo ibintu byinshi byinshi. Wenda naguciye mu ijambo nibyo nasobanuraga, ariko nubwo twapanze iki kintu ariyo mpamvu nje umutima nkomanze nkava nituze tubwize ukuri abanyarwanda dusaba imbabazi. Twaragiteguye dushyiramo n'umuryango, twari tuje gusaba icyo kintu imbabazi kuba twarasizemo umuryango wa Imena Igitero. Twagomba kugitegwa ndushyiramo umuryango nidushyiramo undi muntu, ariko Imena Igitero aravuga ati njyewe ikandebe kuri umugambanyi, kandebe kuri inshuti, uyu mugabo dukundana kurusha uko buri kana na buri nguni bakundana. Mbese ni umugabo nabanye nawe mu bibi, mbana nawe mu byiza, abantu baramumbuza nawe nanjye baramumbuza, ariko turaza ngira ngo abantu babyibuka neza nene wafashe bwa mbere arambwira ati kwingutinya utagira ngo ndi umugome nzakujyana mu nkiko nje kukurega. Vuga ati ngewe reka ngende mbanze shozi nambara ndekura umuriro turebe abantu ko bagufata no ko bamfata nawe uzazunyishyura. Tujya kuri televiziyo imwe twasezeranye twa 3D TV Rwanda, ahandi akajya akorera ku Imena TV show. Bagerageza uburyo kimusiga icyasha nawe akansiga icyasha, ariko tuberetse muri telefone message twagiye twakira z'abantu. Buryo umuntu ni mugari. Habirimo n'umunyamakuru witwa John Ndakunenze, wagiye uvuga ngo ubwiye Imena Igitero ngo ndi mubi, ukanyarikira ukambwira ngo Imena Igitero ni mubi. Man, abanyamakuru benshi hano burya batwemera kuko twabahaye. Aha rero nitwe twabitumiriye utararenga turavuga ku banyamakuru. Ubundi ibi bintu mujya kubitegura inyungu mwari mubitegerejemo ni yihe? Inyungu ngewe nari mfitemo ku ruhare rwanjye nagira ngo ndebe ko abantu banyizera, ndeba abantu bankunda, ndeba abantu bavuga ati Noheli ni umupfu ariko ni uwacu nitwamutererana. Yewe narababonye pe. Yes, aha warababonye. Imena Igitero mikrofone. Wowe nk'umuntu turabona kuri mukuru kuruta Noheli wenda mu bigaragarira amaso, cyangwa se wenda Noheli akaba yasaziye imbere ntuza. Wowe wabyakiriye ute? Nawe si muto. Nawe si muto. 18 ufite 40 havuye kuza senkani. Nta kibazo by'imyaka tuwe turetse kubitindaho cyane. Wowe ni imibarereka. Imena Igitero tukuzi nka MC, tukuzi nk'umugabo usobanutse, nk'umugabo ufite uhabwa agaciro mu makwa agiye atandukanye. Burya kugira amakwe bavuga ubukwe. Yes. Kuvuga ngo ubundi ibi bintu izi scam zanyu cyangwa se iki kinyoma mwari mwateguye, ntekereza ko kinagize n'icyaha. Ubundi nkawe ku giti cyawe inyungu umusaruro wumvaga kiri bugusigire ni nk'uwe? Icyambere urabizi ko mu buzima busanzwe giye ntago ndi rutwitse. Gutwika simbimenyereye nka Noheli. Rutwitse Noheli besho rutwitse. Oya Noheli nabatuje turi kumva Imena Igitero. Ni kuvuga kari sinigeze kuvugiramo. Urumva Noheli rero nka rutwitsi, urumva cyangwa umuntu utwika, kumukoresha gukorana nawe muri planka mu kinyoma byari nko kugira ngo rimwe nzamure YouTube channel yanjye. Nari mfite YouTube channel iza kugira ibibazo, sibyo? YouTube channel nari mfite yaje kugira ibibazo, hanyuma igize ibibazo nkorindi, sibyo? Nkorindi yitwa Imena TV show. Bana yitiriye ya yindi abantu bari nyuma mutuzi. Urumva niba umuntu ashaka gukira, ujya gukira indwara arayirata. Sibyo? Ntabwo rero ndi buce ku ruhande ngo nashaka gutestinga abantu. Anyway, nabyo birimo kubera ko nahise mbona abanzi n'abakunzi, nahise mbona inshuti n'abafana, sibyo?
sometimes hari igihe uba utekereza ko umuntu agukunda ariko agaca ku ruhande aho gatuye umuntu ni umugome kubitwa n'inkuba kugira gute urumva abantu bahise baza abagabo bamwe ntashatse kuvuga hano kuri kamera bagaca ku ruhande bakabwira madamu bati noneho tumufatiye musambira ari gusambana kandi ubwo bakamuha izo message twicaranye azireba ibyo biganiro byinshi nta nubwo twabikoreraga kure amahirwe nari mfite nuko na madamu nawe yarabizi ubwo nimwaba mwarabiteguranye twaramuganije mbwa navuga ko twabiteguranye ahubwo we naramubwiye nti hari ikintu tugiye gukora tureba abantu badukunda tureba abashobora kutuvuga neza n'abatuvuga nabi ariko nanazamure Imena TV show bitewe n'ibibazo byari byavutse mu cano yanjye ya mbere urumva rero abantu hano hanze bakunda byacitse n'ubu bavuze bati umugore wa Niyo Patrick Nganzo ari gusambanira Karongi ndakubwiza ukuri Patrick uyu tuvugana uraha none uri gufata iki kiganiro cyane ntabwo wamenye igihe yagera i Karongi ariko uvuze ngo umugore wa Patrick Nganzo ari kuvuga ubutumwa i Karongi nta muntu wajya ninde wajyageze bivuze iki abantu bakunda cyabaye bakunda ibintu biraho kurushunoza ariko imitima yacu yaducirira urubanza utaragera aho turaza kuhagera inyungu wari utegereje muri iyo scam cyangwa se muri icyo kinyoma ariko cyateguwe warayibonye ntayo wabonye Shano ntiyazamutse bose navuga ko yazamutse ariko sinavuga ko numva niba Cano ibaye mu minsi 2 ikagira abantu ikaba ifite ubifite abasabu 111 abo bantu ijana bo baguhaye ngo ushyire muri salo wawe akaba hariho n'ikiganiro gifite views 1000 sibyo ntabwo navuga ko itazamutse pe uko biri kose ku rwego rwayo yarazamutse urumva cyane ifite abasabu 111 sibyo nta minsi 2 irama igize ibiganiro bifite views 500 izindi bifite views 1000 urumva ko wowe umusaruro warawubonye urwego rwayo yarazamutse wowe ikinyoma kandi na Noheli nawe afite channel nshya yitwa MTV nawe ntekereza ko yazamutse Yebo TV show wenda nje nago yitwa Yebo TV show ariko kumwambaye microphone ntarago ijambo oya urakoze ko mujambo bwana Niyo Patrick Nganzo oya wihaye mikoro ariko ntacyo mbo Imena buretse gatoya ntago aricyo ngiye kukubaza ningiye uyoboye ikiganiro Imena gitera tubwiye yuko we yari yiteze ko Cano ye izamuka nubwo wenda itazamutse nkuko yabishakaga ariko hari umusaruro byibuze yabibonyemo ariko se namwe mu mpiningire nta kibazo ibyo turabikora umunyamakuru wese uri gufata iyi nkuru wese agupiningire ariko se uwo musaruro wari witeze ko Cano yawe yazamuka ubaransinze n'agaciro k'umugore wawe wagiye guharabika ku mbuga nkoranyambaga ibyo bintu urumva biri bungane niyo mpamvu nanjye naje gusaba imbabazi by'umwihariko umugore wanjye na famiye y'umugore wanjye n'inshuti zose n'umuryango muri rusange n'abantu bose bankunda n'abatankunda abanjyaniraga inzara bahimbye inkuru ngo uriya ngo arabomora tumusize ari kubomorera naha ariye babivugaga tunaryana bakabwira ati kabisa ibi bintu byanyu nta rukundo rubamo so abo bose rero abumvise iyi nkuru n'abumvise iyi planka bose bambabarire n'umuryango by'umwihariko wanjye wa madamu nawe umbabarire rwose n'Imana imbabarire nsubiriza Noheli microphone nizere ko uri mu nkurikiranira no kuvuga ngo Noheli Prophete byukura bagirane woweho noneho ndakwibandaho cyane kuko iyo hajemwe akantu kitwa Prophete biba byitwa ubuhanuzi sibyo uri umuhanuzi w'Imana ugaragaye mu gikorwa nakita ikirukoza soni utegura ibikorwa bitari byiza bishobora kugiraho ingaruka abantu cyangwa se umuryango runaka cyane ko nawe biba bitari bugusigire isura nziza ibyo bintu wowe byagusigiye iki gutegura icyo gikorwa cyo kubeshya abantu byagusigiye iki inyungu byagusigiye ni iyi icyo nabivugaho impamvu nabikoze ubundi mbone kuvuga inyungu uyu mugabo yarambye ati ko bambwira ko uri umuntu mubi ntakwizera njyewe ngize ikintu nkora wamfasha nkariba kuko unyizera wambamo
wamfasha yarakeneye kumenya ko mwizera kuzwi none se murateretana buretse nyine erega hari umuntu muhura baca umugani mu Kinyarwanda ngo umuntu abura se ariko ntabura shebuja wewe wari wabonye shobuja cyangwa we yari yabonye shebuja none nabonye databuja nacyo yakoze ikintu kimwe cyanejeje umutima wanjye mvugiye kuri kamera cyatumye nemera iyi puranka cyangwa se isikamu nkemera ko izina ryanjye ritukwa nkemera ko abantu bansebya uyu mugabo yagize gutya ncumbikira ibyumweru 3 nije ibiryo bye nywa amazi ye ndara mu nzu ye anyishyurira n'ukwezi kw'inzu icyo gihe bari banyibye nejo bundi ako ninde wakwibyo ndi imbere y'Imana baranyibye iyi nzu bahera kuri bogisi ibintu byose bari barajyana okay nta cyo na ariko uyu mugabo arabati ngwini wanje niho twapangiye puranka acumbikiye ndavuga ni umuntu wemeye kunshumbikira nkoga amazi nkarara mu buriri ahantu heza nkarya ibyo kurya byiwe reka nemere mufasha tagati twese twe dufite niyo kugira ngo cano yitwa Imena TV show izamuka ngira ngo nababonaga nyikora amapuraka menshi nyikora amafilimi ni cano nitanzemo kandi nese ndwara malaria yenda kunyica amafaranga uwo mugabo yakuye mu Imena TV show menshi yarangwajemo iyo Imena TV show irahemba cyane iyi ni ya kabiri rega iya mbere mbese yari imaze kugira ibibazo iragurishwa cyangwa se barayihakinga ayo yagurishije cano niyo yakuvurishije urumva ko yaramfashije nge sinyamya kubeshya rero ndavuga ni narira kote ubisobanura amani kote ryiza pe wowe wararebye usanga ikintu cyiza wakora ari uguhimba ikinyoma cyo kubeshya oya niba mbwira ati kuri umustar kabuzwi wamfashije ko ninkure kuraho imiriro cano yanjye irongera ikagira ubuzima y'ingenzi yes amani kote yamaye ikote ryiza rigura nk'ibihumbi 100 turarizi njyambona mwambaye amakote urakoze mitabyemera mbyemeye nshinja no kuntu yacumbikiye ahubwo nsabye imbabazi abantu banyizira nk'umukozi w'Imana bakabona nagiye muri puranka noneho ukuntu Satani ari umukara yarabimbwiye nari maze imisi mvuye gusaba imbabazi kwa niyo Patrick Nganzo maze gusaba imbabazi no kuri Siridi TV Rwanda na Janvier Romeo arabimbwiye ndavuga ni umugabo reka mbikore n'ubundi n'ibyinshi nakoze bibi Imana irambabarira n'abantu barambabarira reka mbikore ngufashe icano yawe izamuka nuko nabikoze nta rwango umugore Imena Gitero mufata nka mushiki wanjye uyu mufata nka mukuru wanjye kandi Imena Gitero kunagira umujinya yagufatiye ku mugore we bamujyana muri ribu bajya bakujyanira usororo nuko gahunda zimeze rero ntago byabaye cyakora nka niyo Patrick Nganzo yamenye ko ari puranka bakiboke barabimenya bakizo barabimenya abandi bagenda babimenya rero banyarwandakazi abatuye isi mumbabarire ko nivanze muri bya bikorwa nsabye imbabazi n'abantu banutse none hibaze ko hari umuntu wanutse arambwa turikiraya kuko nibyo yewe nta udakora ibyaha ariko nuko bira yari puranka yari sikamu nta byari bihari nabikoze ngira ngo tuzamure Imena TV show ya Imena Gitero mbo yes urakoze cyane ese ubundi nohe uri profete uri umuhanuzi w'ibiki ubundi uri umukristo Bibiliya iravuga ngo nakumenye ukiri mu nda ya nyoko nkwezo utaravuka nkugira umuhanuzi wo guhanura amahanga umuntu wese uvuga ko Imana ikiza avuga ko Imana itabara ukora ibyiza wese ni umuhanuzi ntabwo kuba uri umuhanuzi ariko uzo kuvuga ngo Kigali irahiye gukubita amababa nka inko kuzamuke ngiremera harasenyutse uvuge ngo Nyabugogo ngo harahiye ntabwo byitwa ubuhanuzi ntabwo ibyo niterabwo cyangwa rero kubambwira abantu nimuguma muri Kristo Yesu amagambo yakaguma muri mwe musabe icyo mushaka muzagihabwa nubwo mbamanuye ngo mvuga indimi nk'iza abamarayika buratubyise kuganiriza abantu ibiruhura imitima sibyo byaba ari sawa kuruta kwitwanuzi nabyo nubuhanuzi buri jambo ryiza ni mugenzi w'Imana ubundi guhanura mu Kinyarwanda cyiza ni nko gutongera cyane ibura ikintu utongereye ku muntu kandi icyo kintu ukakizera nawe akakizera uretse ko twagiye tubwira Imana kandi wowe ubu none aho ntongereye ikintu sibyo ukavuga ngo imbabazi wasabye Imana iziguhe umuhanuzi ngiye niko mfata umuhanuzi ariko iyo uvuze ngo Imena Gitero urakapfa urakahura n'ibyago niyo mpamvu buriya wabonaga niyo mpamvu ubonye tuje gusaba imbabazi kuko ibintu abantu bakomeza kutwaturaho bavuga bati bamusambanyi we umugore we n'umusambanyi gutya na gutya ibyo bintu iyo babihanuye ari benshi haba harimo n'amavuta y'abantu batura ibintu bikaba ejo ugasanga ibyo uri kwatura biranabaye koko biribyo kandi Imena Gitero naboneyeho no gusaba imbabazi Imena TV show kugeza ubu izagitambutsa ibiganiro bijyanye
n'ijambo ry'Imana no gusesengura amakuru avugwa muri politike n'ibiganiro by'isanamitima ariko ibintu byacitse gutwika kirabaye oya ndashaka kongera kuba Mose nkuko mama Mose yantoje mama wanjye yitwa mama Mose ni umuhanuzi ni umukozi w'Imana abantu banzi kiruhura nari umuririmbyi ndi umuhanuzi w'Imana ariko nijanditse mu bintu by'ibyaha narasayishije ndi umunyabyaha rwose ubwo rero Imana imbabarire kandi inyeze ntunga Noheli ariko kucyashu ashobora gufata mikrofone ariko imbabazi kuzisaba ko Imana ihorana imbabazi mu biganiro Noheli wowe ca bugufi reba imbere ureka imena gitera Imana rero imbabarire namwe naturiye mu mbabarire mbo utaraha profete mikoro ako ngiye sinzongera kumwita profete uyu uzabinyita kuko nanjye arasabwa kubanza kugera ku musaraba nukuvuga imbabazi ikibazo dufite icyo nshaka kukwibariza rata imena gitero gusaba imbabazi ni ikintu gikomeye ntago ibi nabyo ari pranka niko mbitekereza oya ntago yari pranka yes umugore ari pranka nari kujya gusaba imbabazi ku ruhande n'uyu akajya gusaba imbabazi ku ruhande none uyu agahita ajya kuyindi cana yavuga ati imena gitero iriya ni pranka nanjye ngavuga ni Noheli iriya ni pranka ariko nabonye ariko dore ikibazo abanyarwanda bagira rero nivuga ngo ubu nitukora ibintu biri seriye tugakora ibintu nyine byiza abantu ntago bazajya badushyigikira ngo babirebe kuko bazi ko muri abatwitse reka da bisaba nyine gutwika ngo nibyo abantu bareba nyabuneka nimuturebe mudushyigikire mudusapotinge n'ibintu bizima abantu babirebe bikundwa ariko mbo imena gitero nk'umugabo wubatse ufite n'abana umuryango waba umuryango washatsemo n'uwawe wabyakiriye ute kumva ko umugore wawe Profete Noheli yamurongoye ntabwo nari kubyakira nabi oya ndavuga umuryango ukurikije feedback umuryango wabyakiriye ute imiryango abenshi bari babizi ubanje kubiganira mwabanje kubiganiza n'imiryango yego abenshi rwose imiryango nayo karakasa mutwe kereka nk'aba bahanze nibo nagiye nisobanuraho ndatagangara ndavunika ariko abenshi nyine wamazaga naramubwiraga ni bya biri byacu byo gutwika bunamabukwe wawe ako kantu warakamubwiye cyane nawe arabizi ko natwikaga Imana ikubabarire kandi n'abantu bakubabarire mabukwe wawe ndumva narenze kabisa mabukwe arabizi ko natwikaga Noheli Profete Noheli se mbara na muramu wanjye mbara na musaza wa madamu babiteguraga musaza wa madamu baramuhamagaraga bati urugo rwo koko rwahiye ati reka n'ubu turi Noheli yatotoyeho kibazo urumva kandi ukuntu Noheli afata umugore wanjye amufata nka mushiki we kuri yabikubwiye sibyo ni umuntu aramuruta yaba mu myaka yaba no mu bindi ni umuntu agira inama sibyo rero ntabwo uwo muntu nk'uwo ashobora ku ntabwo yamwubaha ntibyakunda mbo wenda mbere yuko umusubiza nk'uko yabikubwiye byabaye biri seri wamuniga nakoresha imbaraga z'umubiri ntabwo wamugira nk'uko gafaranga yarageze umugore nakoresha iz'umwuka wenda utarasubiza Profete mikrofone uri umugabo kandi ufite abana ibi bintu mwakoze ntabwo ufite ubwoba ko abana bashobora kuzabibona nabi bakuze Bibiliya iravuga ngo kera ntaramenya Imana nari mu bujiji ariko aho mariye kumenya Imana naje mu mucyo uwo mucyo rero nanjye wanjemo abana banjye nibabimenya nanjye nzabamurikira kubera ko namaze kwakira umucyo sibyo urumva namaze kwakira umucyo uwo mucyo rero abana banjye nabo ugomba kuzabamurikira hanyuma bakazamenya ko se yatwikaga urumva nta rwango rundi rwari rubirimo wenda nanakunganiye akamaro ka rotorovizeri mwese muri abashoferi cyane nka niyo Patrick Nganzo ni ukureba inyuma iyo utinze ureba inyuma birangira ugonze ahahise n'ahahise ahazaza haraje aba bana bazabona bino bibi ariko nyuma babone n'ibiro bavuga ati dadi yaciye bugufi none se Patrick tukiri aho ngaho uzi ko nawe impanuka yawe uzi ko nari nzi ko ari ugutwika ngeze ubona ndi rutwitse yaragera gukurekura imirira je nabonye uryamye ndavuga ari Patrick rero ibiki ngo akagira Imana iranaga ari impanuka nta maraso nabonaga uryamye gutya bati nibure aba diaspora amafaranga bagiye nabyemeye ari uko nshuje mbona izo nkuvu mbona nayo mabana ubwo rero nawe mbabarire yes we ntabwo ndi bukwibandaho cyane kuko ntabwo urakasa mutwe cyane wijandika cyane we Noheli wowe
uri umukristo ufite n'indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana. Iyo abantu bakubona kuri microphone nkuru usaba imbabazi ibi nibi uba wumva amaherezo yawe ari ayahe? Iteka ngerageza gukora ibyiza ibi bikananga imbere. Maze ahabera icyohe rero naho. Ariko Bibiliya ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ariko ayo magambo yaturuka ku kintu. Kristo horo duha imbaraga. Na ba Dawidi baciye bugufi bakoze ibyaha, ba Salomo. Ubu ntago narusha wa mugabo wicaga abakozi b'Imana, Pawulo wahinduriye kuba Pawulo. Nayo Imana yaramubabariye. Nkora ibyaha ariko mbeshwaho n'amaraso ya Kristo, ngora mvuga ngo Mana mbabari. Mumbabarire gusa ntago bizongera, ariko umuntu avuga Imana mumubwirira Imana imimbaraga zo gukomera. Kuko tebo Bibiliya vanga umuntu wabyaye n'umugore aramigiye gito kandi nacyo cyuzemo imibabaro. Umugabo bita nta bwenge uramuzi wo muri Bibiliya? Ndamuzi ariko Imana izandinde komera nkawe. Kandi ari kumeze. Umugabo bita nta bwenge haracyariho ibyingo n'uwacira urubanza no gura umunyamakuru. Icyo nshaka kukubwira ngo ntituragira igihe cyo gucibwa imanza. Icyo nshaka kukubwira sindi kugucira urubanza nimo ndakubaza. Ntabwo ujye ugira ubwoba ko ejo ushobora kumera nka nta bwenge. Ariyo mpamvu ejo bundi nabonye warambariye mu muhanda yavana Patrick naramuhemukiye adapfa apfanye inzigo yanjye reka nihute nje kuri niyo Patrick Nganzo TV nishe bugufi. Ariko hari abakoze ikintu cyo gutwara. Buni bwa mbere narazisabye, bwa kabiri Satani arantera nditera ndavuga ariko ubundi why not nagire ngo nyine ni ubera umuhanga. Oya ntabwo umuhanga ariko si ubwo buhanga bw'Imana butazakurimbura. Burya no gusaba imbabazi no oya ntago ari ukurimbura. Erega buriya twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko Bibiliya ngo nukuri bicumuro byacu byacumitiwe. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo Yesu. Niyo mpamvu nanjye buvuze ngo nikuye muri umwanda wa Satani, niyambuye Satani w'umuhirimbi wahoraga ntera mu buzima bwanjye. Ubu ni ndangamiye umusaraba. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo abazi byinshi bazabazwa byinshi cyane. Ako kantu rakavuga hiki? Icyo navuga ejo bundi waririmbye indirimbo nziza yitwa ngo imbabazi z'Imana ni nziza. Ni indirimbo nziza cyane. Iriya ndirimbo waririmbye ngo imbabazi z'Imana ni nziza, izo mbabazi waririmbye zigomba kungeraho. Bura n'ikintu cyatumye nza gusaba imbabazi, numvisha iriya ndirimbo yawe ivuga ngo naroye ndose inzozi. Iriya ndirimbo ni nziza. Imbere y'Imana yatumye ndira ndavuga ariko undi kuki ntaca bugufi ngo mubwire Abanyarwanda ko nabaye icyohe nkatwika nkagendera mu munyenga. Tugeze no mu bihe byo kwezwa. Bibiliya iravuga ngo abantu bari gutungurwa ngo tugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro. Ndabizi n'izi mbabazi dusabye hari abo bitari bunyure, hari n'abagiye gutwika noneho ahubwo kubera izi mbabazi. Ariko twe nta rubanza turaba tugifite, urubanza rurasigarana abo babikoze. Turi kugana ku musozo. Kugana ku musozo ariko se nohe urumva nk'abantu bakubonye mu bikorwa byinshi. Tugana ku musozo ndi kubaza Noheli, abantu bakubonye mu bikorwa byinshi biramya bikanahimbaza Imana akakanya ejo bakakubona muri ibi bisikamu byanyu none mwari mwateguye inshuro